ukinangira ese aho ntiwijuse ukwibagirwa kw'amahoro n'ubumuga bitangwa na Yesu wowe wateye umugongo. Amahoro n'umutekano ni Yesu bitanga. Urumve Rwanda ukuri umenye igihe wagenderewe. Rwanda we dore umwaka w'imbabazi uragushiranye. Iyo uzakumenya umuhamagaro Uwiteka yagushyizeho, ugakura ibishimwa mu bigawa ukagirwa akanwa k'Uwiteka, ugakura ibishimwa mu bigawa ukagirwa akanwa k'Uwiteka. Uwiteka yakuvuzeho uzajyana ububyutse bw'isi, uzabwiriza amahanga yitegure, kuko Yesu agiye kuza kandi itorero rigomba gukanguka. Ubwiza bwaryo bukaruta ubwa mbere, urumva se Rwanda uhagaze ushakwa, kuko itorero rigomba gukangurwa n'ijwi ryawe Rwanda. Urumve Rwanda, Rwanda we ukuri umenye igihe wagenderewe. Rwanda we ndabasuhuje mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo w'i Nazareti. Haleluya. Mwese abateze amatwi ubutumwa bw'uyu munsi, bahaye ikaze. Uyu munsi ni tariki ya 8 ukwezi ni ukwa gatandatu, umwaka ni 2024. Bahaye ikaze rero mwese abo dusangiye umusaraba na Kristo Yesu aho bambweho, abo dusangiye ibyiringiro by'uko agiye kugaruka. Ndabifuriza gukomeza muri uwo nguwo. Ndaramutsa kandi nsuhuza nifuriza agakiza abari mu madini rwose. Yemwe iki ni igihe cyo kwiyarura kugira ngo idini ryicishije Yesu muritera umugongo. Bitabaye ibyo muzabaranwa n'abandi nubwo mwitwa iryo zina, nubwo mwitirirwa iryo zina, ariko murasabwa kwakira agakiza kabonerwa muri Kristo Yesu. Abandi ni abatagira idini, ni abatazi niba Yesu yarabayeho, niba Yesu yarabambwe, niba yarapfuye, niba yarazutse. Abo ngabo nabo ni ubuntu bugeretse ku bundi bategereje, bateye agahinda. Ariko abateye agahinda kurushaho ni abari mu madini bambaye ishusho yo kwera ariko bahagana imbaraga zongo. Rero mbahaye ikaze, ngiye kubaha ubutumwa. Nari maze igihe byo gutanga ubutumwa kuri YouTube nsa nk'uwabishyize ku ruhande, ariko wantumye yamereye nabi cyane kuko arashaka ko mvuga kugira ngo agire abo arokora, agire abo avana mu kuzimu, kuko Satani arasamye kugira ngo amire benshi. Rero ndumviye kandi nzakomeza kumvira. Ntabwo byoroshye muri ibi bihe, akazi kabaye kenshi cyane kuko turimo kwitegura kujya muri gakondo. Benshi baritegura kujya paradizo, abandi baritegura kujya gakondo. N'imirimo myinshi, imirimo y'imyiteguro. Muri mwiteguro wose nyine namwe murumva nta rubanza ruba ruto. Abarundi nibo bita bene ibingibi ngo ni urubanza. Uru rubanza rw'imyiteguro rero, abiteguye by'ukuri barumva icyo mvuga. Yesu rero aduhana umugisha. Mbanje kugira ngo abatari bakizwa, nk'uko buri gihe mbigenza, abatari bakizwa ndabinginze. Reka mbinginge nk'uko Pawulo yavuze ngo Imana itwingingira muri twe tukabinginga ngo nyamuneka kubw'ineza yanyu, ntabwo ari kubw'ineza yanjye, si kubw'ineza ya Yesu, ni kubw'ineza yawe wowe urimo kumva iri jwi rikuburira ngo
akira umwami Yesu Kristo, umwizere mu mutima wawe, umwakire mu bugingo bwawe kubera umwami umukiza n'umucunguzi, kugira ngo uve Gehinomu akujyane mu bwami bwe, ubwami bwe bwiza bw'amahoro, aguha amahoro muri iyi si turimo, hanyuma azakujyane no kubana nawe. Murumva iyo nyungu? Sinzi abantu baba bumva ibingibi ukuntu baba babifata. Ndavugana nawe wowe urimo kuvangavanga rero, wowe urimo kuvangavanga ubizi neza kandi ubishaka rwose, waroroshe neza neza ngo uzi ko abantu ntibabizi, nta n'umwe, bose ngo urabakina, bose ngo uzi ko ubahagaze hejuru. Yo, igihe cyawe kirageze kugira ngo Imana itwikurure, ikureho igitwikirizo, kandi ntabwo uzavuga ngo Mana ibi ngibi unkoreye ni ibiki. Rero uyu munsi abo ngabo barabwiwe, kandi nzakomeza n'ubundi nk'uko ndimo kubisabwa. Dufite ubutumwa nk'uko mwabonye titire, ni ukuri amasengesho ashobora gukiza u Rwanda ni ayahe? N'amezi ate? Nasenzwe ate? Napanzwe gute? Nakozwe nande? Mu bihe? Ese ni nijoro? Ese ni ku manywa? Ese ni bande? Ese ni ibiki? Ayo masengesho ashobora kuba yakiza u Rwanda muri iki gihe rugezemo, amasengesho ashobora kuba yakiza abanyarwanda muri iki gihe tugezemo, ni amasengesho ameze ate? Ni amasengesho yakorwa nande? Rero ngewe natumwe nk'ijwi ry'imbuzi nk'uko bisanzwe, n'ijwi ry'imbuzi buri gihe ndaburira, buri gihe ndaburira. Natumwe kuburira abantu, mugire gutya Imana nayo igire gutya, nimugenza gutya nayo izagira gutya, ariko nimutagira gutya nayo ntabwo izagira gutya. Mu by'ukuri nicyo naremewe, nicyo nashyiriweho muri ibi bihe, ni ukugira ngo mbwire buri umwe wese, bigera mu matwi, aburirwe, udakijijwe akizwe, umunyedini arekura idini kuko idini irarimbuza. Uwo nawe wayobye ariko yari mu nzira, yongera agaruke ayoboke. Haleluya. Tugiye gusoma amagambo nahawe ari muri Ezekiyeli ibice 3 n'umurongo wa ibice 3 kuva ku murongo wa 1 kugeza ku wa 11. Niyo magambo naheranywe nayahawe mu bukana bwinshi. Ya, urabona na titre ngo Imana imwihanangiriza kuburira abantu, Imana inyihanangiriza kuburira abantu, Imana inyihanangiriza kuburira abanyarwanda, Imana inyihanangiriza kuburira abarundi n'abanyekongo n'abandi bumva ururimi rw'ikinyarwanda, Imana inyihanangiriza kubwira abanyamadini, Imana inyihanangiriza kubwira abanyepolitiki, Imana inyihanangiriza kuburira. Ntabwo ari ukubwira, kuburira ni ukuvuga ngo warabwiwe kuburira ntabwo biba biryoshye, ntabwo biba biryoshye. Imana inyihanangiriza kuburira abanyarwanda, maze arambwira ati, mwana w'umuntu, icyo ubonye ukirye, urye uwo muzingo, maze ugende ubwire inzu y'abanyarwanda, ubwire inzu y'u Rwanda. Nuko mbumbura akanwa angaburira uwo muzingo, arambwira ati, mwana w'umuntu, haza inda yawe n'amara yawe uyuzuzemo uyu muzingo nguhaye. Nuko mpera ko ndawurya mu kanwa, undyohera nk'ubuki. Maze arambwira ati, mwana w'umuntu, genda ujye kuba inzu ya Isirayeli ubabwire amagambo yanjye. Genda ujye kuba inzu y'abanyarwanda ubabwire amagambo yanjye, kuko ntagutumye ku bantu b'ururimi rutamenyekana cyangwa rurushya, soko ahubwo ngutumye kuba inzu y'abanyarwanda, si ku moko menshi avuga ururimi rutamenyekana cyangwa ururimi rushya, aba mutumvikana. Ntabwo ari bintumyeho rwose, ntabwo ariho bintumye, ni ukuri. Aha niho hambabaza, arambabaza, ni ukuri. Iyo aba naragutumye kuri ba bandi baba barakumviye, uko ni ukuri. Ariko ab'inzu y'abanyarwanda,
abanyarwanda ntibazakumvira kuko nanjye banga kunyumvira kuko ab'inzu y'abanyarwanda bose bazinze umunya kandi binangiye umutima. Ariko dore nubwo binangiye umutima, nubwo n'Imana nayo ngo mutayumvira, nubwo mwinangiye umutima n'Imana nayo ngo mutayumvira, ahangaha haje ibikomeye cyane, kuko ukuntu igiye kungira mutega amatwi mu byumve. Dore ngiye gutuma mu maso hawe hakomera, hagahangara mu maso hawe. Icyo ni icya mbere. N'uruhanga rwawe nduhe gukomera ngo ruhangare impanga zabo. Buretse dore Imana igiye gutuma mu maso hanjye hakomera, hagahangara impanga, hagahangara mu maso hanyu, mwebwe abatashaka kumvira Imana. N'uruhanga rwanjye igiye kuruha gukomera ngo ruhangare impanga zanyu. Uruhanga rwanjye aruhaye gukomera nk'intosho rurusha isarabwayi. Ne kubatinya ngo nshishwe n'igitsure cyanyu, nubwo muri inzu y'abagome. Ntabwo ari byo bivuze, ntabwo ari byo bivuze. Maze arongera arambwira ati, mwana w'umuntu, amagambo yanjye yose ngiye kukubwira uyakire mu mutima wawe kandi uyumvishe amatwi yawe. Yego mwami. Maze ugende usange abo mu bwoko bwawe bajyanywe ari imbohe. Mwese ubu no kuvuga ngo Imana ibumbiye hamwe abanyarwanda baraboshywe ni imbohe. Mbasange nk'uko mbasanze ubu, mbabwire ngo mvugane namwe. Umva nabo namwe mbabwire guko Umwami Uwiteka avuze. Umva noneho ngo nubwo mwabyumva naho mutabyumva. Reka nsubire muri 11. Maze ngo ningende nsange abo mu bwoko bwanjye bw'abanyarwanda bajyanywe ari imbohe, aho buri wese ari ni imbohe. Mvugane namwe mbabwire ngo uku niko Umwami Uwiteka avuze, mwa bwoko bw'abanyarwanda mwe. Nubwo ngo mwabyumva mukabyubaha, nubwo mutabyumva, ni hahandi hanyu. Icyo jyewe nashyiriweho ni ukubabwira. Ariko kandi kubera ko Yesu aba yemeye ko mvuga, urumva, ntagashobora kubura umwe, ntashobora kubura babiri, ntabwo bishoboka. Kuko agahinda afite ngo iyo aba yarantumye ku bundi bwoko, iyo aba yarantumye mu yandi mahanga, aho nari kuvuga wenda bakagomba kuzana interprete, iyo aba yarantumye ahandi, aho abantu bashoraga ngo kubyumvira mu mwuka gusa, ariko urwo rurimi batarwumva. Ayiwe, iyo aba yarantumye ahandi kure mu bihugu bya kure, bo ngo baba barumvise. Mbega ukuntu bibabaje, bo ngo baba barumviye Imana ako kanya. Byari gusa na Yona w'umuheburayo watumwe ininewe mu bapagani. Buriya Yona iyo atumwa ku baheburayo bene wabo, baba baramwise amazina, baba baramucukuriye bakamuhamba abona. Ntabwo nzi icyo abantu bapfa na bene wabo. Niko Yesu byamugendekeye. Yesu yatumwe kuri bene wabo. Yohana ati yaje mu bye, abe ntibamwemera, ariko abamwemeye bose ngo yaduhaye ubushobozi ububasha bwo kuba abana b'Imana. Ngo ntabwo twabyawe n'umugabo n'umugore, twabyawe n'Imana. Unabyawe n'Imana nuko ndi mfite ADN y'Imana mu maraso. Haleluya. Yesu yatumwa ahandi. Niyo mpamvu yababwiye ngo ubutumwa bwabwirijwe bene wabo. Iyo buba bwarabwiwe Tiro ni Sidoni, baba bakiriho. Ubwo yabwirije bene wabo igihe yamaranye na biriya myaka 3 n'igice, iyo bubwirwa Sodoma na Gomora, baba barihanye disi. Ariko sinzi ikintu kiri muri mwene wabo, sinzi ikintu cyo gupinga kiri mu muntu Imana yagushyize imbere ngo akubere umugisha, none
ngo uramusuzugura ariko ukaba uriyishyura urarangiye. Sinzi iki kintu gihari, sinzi iki kintu umwanzi yadukanye aho ufite umugisha kuva ngo uranzi so uramaze niba se ngutumweho kugira ngo ubutumwa mpawe bukubesheho wowe n'abawe, ngo uranzi uramaze niba se ari Imana ishyize mu nzira yawe kugira ngo ubashe kugirirwa neza, Mana yanjye ngo uranzi nta kibazo. Niba ari Imana ihaye kugira ngo abana bawe bazarame, uranzi nta kibazo. Niba ari Imana ihaye kugira ngo ze nkubwire ibituma wunguka aho kugira ngo uhore mu gihombo, uhore ubunza imitima, uryama ubabara uhumekera mu kwaha nk'umuserebanya, ngo uranzi nta kibazo kubunzi. Ikibazo ufite nuko mfite ubutumwa bwawe bwakubeshaho, none ukaba utabwitayeho, none ukaba ubupinga. Uranzi ibyo nta kibazo mbifiteho, ariko wowe uragifite, kuko nigiye ufite umuti wo kuguhukanywa kugira ngo ukire. Nigiye ufite umuti wo kuguha umurongo kugira ngo ugire igisekuru kizima. Kumenya si mbyanzi, kubunzi ntago mbyanzi, no kunsuzugura ntago mbyanzi, ariko ibi nkubwira ni amagambo y'ubugingo, ni amagambo abeshaho, kuko nuko nguko wantumye ushobora byose waremye ijuru n'isi yayashyize mu kanwa kanjye. Aka ngaka ni akanwa kakubwira ibishobora kukubeshaho. Kubunzi nta hantu bihuriye, wowe kucyo ubihuza hanyuma ukihemukira. Bakundwa, ariko kubera iki mwashaka gupfa? Kubera iki? Iyaba yarantumye ahandi, iyantuma Uganda, wenda mu Batoro, iyantuma aho bavuga Iringara gusa, iyantuma aho bavuga Igiswahili kiriya cya Dar es Salaam, aha iyantuma Zambia, iyantuma Zimbabwe, iyantuma Afrika y'Epfo, aharaho iyantuma ku Bafaransa cyangwa Ababiligi. Mana we, iyaba yarantumye ku Bahorandi maze imyaka irenga 12, ngo bashobora bari kuba barumvise. Niko ijambo ryatubwiye. Niyo mpamvu yantumye kuri mwebwe Banyarwanda, Abarundi, Abanyekongo bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda, kuko ururimi murwumva. None se ubu muzireguza iki? Uzajya imbere y'Imana umubwire ngo warunzi, ngo uti nari imuzi yari umunyabyaha? Ubu koko urumva uzakijyana imbere ya Yesu? Kandi atuma uwashaka, atoranya uwashaka. Yewe Munyarwanda, Munyarwandakazi, Murundi kazi, Munyekongo kazi, n'undi wese wumva Ikinyarwanda hari ikintu kikuriho. Impamvu uri uwo nguwo, impamvu wumva ururimi, impamvu naruvuga, impamvu narusesengura, ubu butumwa ni ubwawe. Jewe ngo nimvuge na irabizi, ariko Imana yacu ni imfura, irabizi. Nago bakumvira, nago bazakumvira kuko nanjye batanyumvira. Reka nago byakunda kuko nanjye ibi yashyize mu bwinshi, ariko ibishaka umwe. Haleluya. Ndasaba ngo ubu umwe ugiye gutoroka iteka ry'Igehinomu, ugiye kuva muri uyu muvumo wagusabitse urarusuhuza imitima. Nababajije ngo mbese ubuhanuzi bwa Meshaki, umuhanuzi Meshaki, amasengesho arimo gukora mbese yakiza igihugu? Benshi mutegereje igisubizo, benshi mutegereje kumva iki gisubizo. Mbese amasengesho Meshaki ayoboye amaze imyaka n'imyaka ayoboye, mbese yabasha gukiza kiriya gihugu aho kigeze? Aha, ndaje rero tubive imuzi, nzanye umuzingo kugira ngo uzinguke, kugira ngo, kuko benshi bamushyizeho umutima, benshi bayashyizeho umutima, kandi nibyo pe, bagomba kuyashyiraho umutima kubera ubwihebe bwasabye buri wese. Umva, nuvuga
n'utunze n'udatunze n'ugize gute n'ufite uburyo n'utabufite, buri munyarwanda wese arahinda umushyitsi, buri munyarwanda wese aradandabirana, buri murundi wese aradandabirana, umunyekongo uvuga ururimi rw'ikinyarwanda aho ari hose aradandabirana, n'uwumva uru rurimi nawe arimo aradandabirana. hari ikintu kibiriho. ndaje gato ugakura ibishimwa mu bigawa ukagirwa akanwa k'Uwiteka. Haracyariho andi mahirwe, hindukira cunguza umwete, ugama muri Yesu vuba utanyagirwa. Imbere aha haratambuka uwejejwe. Rwanda we, nukuri umenye igihe wagenderewe. Rwanda we, dore umwaka w'imbabazi uragushiranye. Iyo uza kumenya umuhamagaro Uwiteka yagushyizeho, ugakura ibishimwa mu bigawa ukagirwa akanwa k'Uwiteka. Rwanda we, nukuri umenye igihe wagenderewe. Rwanda we, dore umwaka w'imbabazi uragushiranye. Iyo uza kumenya umuhamagaro Uwiteka yagushyizeho, ugakura ibishimwa mu bigawa ukagirwa akanwa k'Uwiteka. Rwanda we. bene data bakundwa, reka dukomeze na message y'uyu munsi. Mbese koko umukozi w'Imana, umuhanuzi w'Imana Meshaki, aya masengesho koko arimo kuyobora yakiza kiriya gihugu, yatuma aya masengesho yabambira intambara rwose, yabambira intambara kiriya gihugu kigahabwa amahoro nta ntambara. bene data bakundwa, icyo nicyo kibazo. aya masengesho koko afite umumaro. aya masengesho y'umuhanuzi Meshaki nemera, ndamwemera Meshaki nk'umuhanuzi, ndamwemera. yahanuye mu gihe cye mu buryo bukomeye, nkuko akunze kubisubiramo ahanura kuri stade ko Perezida Habyarimana yari agiye gupfa akanabizira. hari n'ibindi yahanuye nyuma ya jenoside, ndetse aho hose yagiye ahakura ubumuga. ni ukuvuga ngo afite imvune z'akazi, afite imvune, afite inkovu, afite ndetse ashobora kuba afite n'ibikomere birimo kuva amaraso. ndamwubaha cyane. bene data bakundwa rero, umutwaro yahawe wo gusengera igihugu nawo ndawubashye. umutwaro yahawe wo kuzenguruka igihugu akajya no ku mipaka nabyo ndabyubashye. ariko reka turebe mu by'ukuri, kuko turuzuzanya. Haleluya. niki kibanziriza ibisubizo byo umuntu ku giti cye, umuryango cyangwa igihugu se? ni ijambo ryitwa kwihana. iryo Satani arizira kubi, Imana nayo niryo iriho. umwanzi azi neza ko iyo nta kwihana guhari, abantu baba ari abanzi b'Imana. iyo nta guca bugufi k'umwana w'umuntu mu gihugu nka kiriya, ku bantu nk'abariya bariho umuhamagaro, kuba umwanzi w'Imana, Satani agusya asya atanzitse. kuko iyo umwanzi agucunga, aguhozaho ijisho, nk'uko n'Imana nayo guhozaho ijisho, uba uri kirwanirwa. nakunze kubibabwira, narabibasobanuriwe. uba uri kirwanirwa aho inzovu zirwanira. rero ibyatsi namwe muzi uko bimera. ari nayo mpamvu Yesu yatubwiye ati mwakubaka ku rutare, ariko mwakubaka ku rutare mukareka kubaka ku musenyi. rero umuhanuzi Meshaki ni kimwe nko kumugora. mu by'ukuri amasengesho arimo gukora, reka mbabwire ku mugaragaro, ntashobora kubuza intambara kuba muri kiriya gihugu cy'u Rwanda. ntabwo bishoboka. ndaguha impamvu.
ahubwo ndakubwira icyo amasengesho arimo gukora amara kandi gikomeye Yesu arimo kuyungukiramo. Uti gute? Benshi barimo kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, benshi barimo gukizwa, benshi barimo kwizera, benshi barimo kwihana. Yesu arimo arunguka. Yesu arimo arunguka. Ngicyo icyo ijuru ririmo kunguka ku butumwa bwa Meshaki, ku muhamagaro wa Meshaki, ku butumwa yahaye, kuri uriya murimo yahawe wo kuzenguruka igihugu. Ariko hari ibidashobora gushoboka, ari byo nje gusobanura muri aka kanya. Yohana yaje avuga kwihana. Yohana Batista. Yesu yaje avuga kwihana. Intumwa zatangiriye ku ijambo ryitwa kwihana. Mwibuke disikuru porogaramu ya Petero. Kuva umuntu yigize umujyi wajye, kuva umuntu muri Edeni yihaye nawe ngo gusobanura ibintu ngo nawe arabizi ngo ari buyobora Imana. Byari byaratangiriye kuri Sekibi wa byose, uwo yasabitse, uyu wayobeje benshi cyane bafite connection na Satani kubera ubwibone kumva ngo ko umuntu ngo yamenya byose ukagira ngo ni wo muri present, wo muri sorry, kumva ngo ko yahwana n'Imana. Nicyo yazize. Abandi nabo ubwo bumara bashyiramo bumva ngo baba nk'Imana bagakontorora byose. Iraje bamene n'icyubahiro cyawe ntizagihundi. No, niyo kontroleur wa mbere w'ikirenga. Ntabwo ushobora gukontorora isi yose, ntibishoboka. Ntabwo ushobora kukwemerera kugeza aho Satani yashatse kuyikontorora ngo ayibwire ibyo izagikora. Niba yanabikora ngo ibanze ibimumenyesha. Ntabwo nzi byari byo. Abantu rero yabateyemo ubumara bameze batyo. Barashaka kuyobora buri wese, barashaka kuyobora imihamagaro yose, barashaka kuyobora buri barashaka kuyobora abasaza, abakecuru, abizi, abatarizi, abandi ubwo bumara, abo Satani yateyemo ubwo bumara. Nta kindi bumva, bo bahora bera, abandi abanyabyaha. Nguwo Satani ni kwasa. Kuva rero aho umuntu yangiye ibyiza Imana yamuhaye muri Edeni akumvira umwanzi. Aho rero niho struggle zatangiriye. Aho niho Yesu Kristo yaje kugira ngo yongere dusubize mu buryo. Ati mwese mwakoze ibyaha, twese twakoze ibyaha, ntitwashyikira ubwiza bw'Imana. Niyo mpamvu nyine kwihana Yesu ahatsimbarayeho, kutihana Satani nawe ahatsimbarayeho. Birumvikana kandi ibyo ndimo kubabwira uko ni ukuri. Satani ajyana benshi, n'ubu ngubu afite benshi. No kuva umwana w'umuntu yagoma, Satani afite benshi. No gutwara itorero Yesu azajyana bake. Kurimbuka Satani ajyana benshi. N'ubu ngubu mu madini afite benshi, mu isi yose afite benshi. Yesu afite bake. Ariko bikumvikana yaravuze ati inzira yanjye irafunganye. Turayinyuranamo. Kuyinyuramo ni ukwiyegeranya, nta kintu ujyanamo, nta faranga, nta varizi, nta myenda, nta winjiramo wowe, kuko ibindi ntabwo bikwirwamo. Iby'isi ntabwo binyurana muri Yesu. Yesu ntabwo ushobora kwikorera iby'isi, ntabwo ushobora gutekereza isi ngo hanyuma ngo winjire no muri Yesu. Urayita cyangwa ikaguta. Ngwiki umwanzi nawe arahagaze ngo anangire nabo ngabo disi bariho umuhamagaro. No, abo nibo banzanye, abariho umuhamagara bavuganye n'Imana, abariho umuhamagara bafite ikimana yabavuzeho. We nimwe mwanzanye, mugaruke ndabinginze, mugaruke ku murongo. Yababa we, kuko abantu ngo banga kwihana, abantu ngo banga kwatura, ngo badaseba, ngo bahora ari ba smart. Igihe cyaje ndetse kirasohoye, Uwiteka agiye kutwikurura, agiye gukuraho igitwikirizo. Abantu mugiye kumirwa, mugiye gutangara, abo mwibwiraga ko ari bazima musange baraboze. Nicyo gihe tugezemo, kandi arimo aragira vuba. Iyo wanga guseba uburu wa Sekibi kuko nibyo yazize. Kwanga guseba biva muri kamere muntu, kamere kandi nyirabyo akabidefanda. Nukuri ndakubwiza ukuri, utatuye ibyaha byawe ngo usebere imbere y'isi yose
Yesu ahabwe icyubahiro, Satana mwari, kuko uba umuhaye ibye. Iyo watuye ibyaha uba ushubije nyirabyo ibye, uba uhaye nyumva yewe mwana w'ubugingo rata, wowe ufite icyo Imana yakuvuzeho kandi igihe cyasohoye. Haleluya. Iyo umuntu yihannye aba ashubije Satani ibye. Ni nko kuvuga uti reka subirana gasiya zawe, subirana katakataka zawe, subirana ubwibone bwawe, subirana ubusambanyi bwawe, subirana ubujura bwawe, subirana kamere yawe mbi yantandukanije n'Imana. Iyo watura, Satani abarimo kumiragura ibyo yaguhaye, abarimo gusubirana umunani, abarimo gusubirana umugabane we mwijuru naho. Yesu abavuga ati yego mwana wanjye, yego data wa twese, nawe ati mwana wanjye Yesu yapfiriye ukuri rwose, dore nuriya nawe arimo ntabwo arimo kwibona ngo batamuseka, ateye ikirenge mu cyawe mwana wanjye. Niko data wa twese ababwira Yesu ati yo uriya nawe ateye ikirenge mu cyawe, ntabwo agize isoni za rubanda, kuko nawe wapfuye wambaye ubusa, uri umusore, nawe aremeye, isoni ziramukora, isoni ziramubumba, ni ukuri imbere y'abantu aramwaye, ariko amwajije umwanzi, ahubwo ampesheje icyubahiro. Haleluya. Kuko byagenze, kuko namwaje umwanzi, musubiza ibye zose. Ntago nyumvise ndaramumaje ku mugaragaro, kuva 1996 ntangira kumushyira hanze wese, namushubije ibye, namushubije ubwicanyi bwe, namushubije ubusambanyi bwe, namushubije ubugambanyi bwe, namushubije amahane ye, namushubije ishyari rye, namushubije kwiba kwe, busa nabirona, namushubije byose. Kandi ntabwo nabimushubije ndi mu nzu nihishe, ndi mu kirago cyangwa niyoroshe ikiringiti, no, nabimushubije ku mugaragaro, kuri stade, mu biterane, aho niho nagiye nividura nkamuhibye. Nta mwenda mufite, nta fagitire ashobora kuma, kuko zose narabimushubije. Maze kubimusubiza rero Yesu ati yes, ubu noneho ndaje wese, ndanje ninjire hanyuma mbere igikoresho kizima. Suko se nuko bigenda, byoroshye gutyo. Ariko kamere irakubwira ngo ihishe rata, wowe uri smart, ngo nibyo wibutse bibwira Imana gusa, nta wundi ukubona, kuko basanzwe bazi ko guteye ubwoba. Igiye kubitwikurura, kuko nayo icyubahiro cyayo ntabwo izagiha undi, izabitwikurura noneho, ahubwo usebe doublement, nta nicyo ufite kikurengera, kuko wabwiwe kenshi. Bene data bakundwa rero, Mana yanjye, ngiye kubasobanurira impamvu amasengesho y'umuhanuzi Meshaki adashobora gukiza kiriya gihugu. Meshaki umuhanuzi ntashobora kwikorera ibyaha by'abatambyi ngo abyihane. Abatambyi bakora abahagarariye amadini bo mu Rwanda bakora ibyaha babizi neza, babishaka rwose. Ntabwo Meshaki yakwikorera ibyo byaha byabo. Ntabwo Meshaki ari muri position yo kwikorera ibyaha by'abategetsi bo mu Rwanda. Ntabwo bikunda. Meshaki cyarimo gukoreshwa muri iki gihe n'abantu kwakira Yesu Kristo, nagakiza k'abantu, ariko igihugu nyirizina ntago bishoboka. Muti gute? Igihugu cy'u Rwanda nk'uko nakunze kubibabwira kiriho umuhamagaro. Nukuri abanyarwanda nibo bazazana ububyutse, ibyo ndabyemera 100%. Ariko buraturuka he? Buranyura hehe? Harabanza iki? Ibikora ibyo nakomeje kubabwira imyaka yose ishize. Hatabayeho kwihana, hatabayeho kwatura, hatabaye abahutu kwihana, hatabaye abatutsi kwihana, hatabayeho abanyamadini kwihana, hatabayeho abategetsi kwihana, ntago bishoboka. Naho binyura inzira irafunze. Umuntu arakira Yesu ku giti cye arokoke, ariko kugira ngo igihugu gikire, ariko kugira ngo ibintu bijye mu buryo, ntabwo Meshaki ashobora kubishobora. Ntabwo ari muri position yabyo, ntabwo yujuje ibisabwa, nta n'uwabyuzuza wundi, ntawe. Bizakuzuzwa nuko habaye nka Nineve. Nicyo cyonyine kuva imyaka irenga 20 mbivuga. Kwihana nkuko Nineve yihannye ni ibice bitatu. Niho Imana yavuga iti aha ndigaruye. Uko nukuri kandi Meshaki se mwamuziza iki koko? Mwamuziza iki? Kandi nibya afite azi byinshi, azi ukuri, ariko hari ukuri adashobora kuvuga rwose.
yaramugaye. Muragira ngo agira ati yaramugaye, hari ibyo adashobora kuvuga, ari hariya kuri buriya butaka. Uko niko bimeze. Kandi ndasaba Imana ngo imurinde. Ntabwo bishoboka, u Rwanda ntabwo rushobora gukizwa ngo n'abavuga butumwa ngo n'abahanuzi. Kuko abahanuzi baravuze barongera basubiramo yo umva barabizira, bamwe barapfuye, abandi barafunzwe, abandi twarahunze. Nuko bimeze. Nagira ngo nkubwire none umugome ninde, uwitwa inyanga leta ninde? Kuko nge ntabwo nshobora kwemera ko ndi Inyarwanda. Ndi umunyarwandakazi kanoni. Ya Imana ihe iruhuko ridashira umuze twagira mungu. Ndi umunyarwandakazi kanoni, nukuvuga ngo original. Ndi umunyarwandakazi w'umwimerere. Ntabwo ushobora kumbwira ngo ndi Inyarwanda wowe ubimbwira kandi wenda wowe utageze uwa no mu Rwanda noneho. Ariko urumva icyorezo, wowe nta nubwo wabaye no mu Rwanda, ariko rwose ni Inyarwanda. Ahubwo ndi inyanga leta. Icyo cyo nicyo ni ukuri. Uko niko ntago nanga abagize leta. Ibyo ngibyo byigeze kuntera mu myaka yashize, ndabyihana, ndabyatura rwose ku mugaragaro. Ni ukuri urukundo ndarwuzura rwo gukunda abantu, ariko imikorere yabo ndi inyanga system, ndi inyanga mikorere, ndi inyanga miyoborere, ndi inyanga mitegekere ya kiriya gihugu cy'u Rwanda. Uko ni ukuri. None se inshuti yawe ni iyi? Nikubwiza ukuri kugira ngo ubeho, cyangwa nikuryarya? Abanyamadini benshi barabizi, leta y'u Rwanda mwe, abanyamadini benshi barabizi ko intambara iri ku muryango, barabizi, ariko barorosaho utuntu, ndetse bakagerekaho no kugura ngo utuntu, ndetse bakagerekaho no kuvuga utundi kugira ngo muhanuzi Meshaki, mukozi w'Imana, urajya ku mupaka guhagarika intambara se gute? Urajya kubuza binjira? Natanze urugero ubushize, reka ndusubiremo. Ibintu hari n'abandi ngo bagiye ku mupaka igihe basukagaho amavuta, hari n'abandi bagiye kubambira ngo FDLR itinjira, ngo ingabo za Kongo zitinjira, sinzi n'abandi ngo babuza kwinjira. No, ayigamana, no, kujya kubambira ngo hatagira binjira. Kandi mwimbere, ndani mwimbere niho bigiye kuva, kuko abari bwinjire biraterwa n'abari ndani imbere bagiye kurasana. Yewe none se urajya gufungirana, tuvuge abadayimoni baturuka hanze, kandi wafungiranyemo ndani abadayimoni ahubwo bateye ubwoba. Ni kimwe nko kubazibira uti nimuhamemo mwicane, nimuhamemo. No, ikintu cyagomba gukorwa ni ukubanza gusohora ibirimo, ni ukubanza gusohora aba badayimoni, ni ukubanza kweza kiriya gihugu, kugejesha amaraso ya Yesu Kristo, bayemeye, bayubashye, bose nk'abitamuye. Yes, uhereye ku banyamadini bakabanza bakihana, abakuru bagiye kumarisha abana batazi iyo biva, abari abana mu 94, abavutse 94, abavutse nyuma yaho, ubu n'abagabo barimo kurongora, barimo kubyara abana beza batagira uko basa, ariko abakuru bazaho imivumiri. Abakuru baza aho imivumi irunze, indiri y'imivumo, bari abakuru, bari abarepresenta lego, bazaho imivumi irunze, barahazi, ntibakozaho biteraniriza iki? Baremeye bagiye kurimbukana na leta. None umwiza ninde? Umwiza no kubwiza ukuri ngo ubeho. Ko aricyo nigeze gutsindisha abayobozi bamwe babyumvise koko. Umurampora iki? Bari nani maze iminsi biri ahantu mfungiye. Ikintu mu nziza niki? Icyambere bari baravuye hanze abo. Icyambere je ntago nagombye kubakunda. Bati ntago nagombye kubakunda mu byukuri. Mbazi hese. Kacyiru se iwacu, Kicukiro se nabaye, Remera se, u Rwanda rwose se mwebwe mwari mwarahunze, nge nsigara mu gihugu sinigeze mpunga. Ntago mbazi. Abonzi barapfuye, abandi barahunze, abandi barafunze. None ubu murumva koko ngewe nabagira urukundo ntaruhawe n'Imana rwo kubaburira ngo mubeho? Bararebana batuzi ko uyu mubyeyi ibyo avuze ari byo. None nanjye Yesu yabindoshyemo, nigeze mbimusaba. Iyo mbimusaba ntabwo ari byo nari gusaba, iyo musaba ntabwo ari byo nari gusaba.
ahubwo nari kumusaba kubwira abo twabanye cyane cyane, uretse ko nabyo yigeze kubima n'ubu ngubu, kandi abana b'ubugingo abo tuziranye, aya narababwiye, yes, narababwiye cyabahesha amahoro, narababwiye abari mu magereza kuva za 2001, narababwiye abagiye mu ngando 2005, narababwiye abari impunzi kiriya gihe cy'ibihumbi 2001 na 2, narababwiye yarandobesheje, ni ukuri. None ndababwira nti yemwe mwavuye hanze koko, ubu murumva ari jyewe wababwiriza cyabahesha amahoro? None kuki mutubaha iyo Mana irimo kubantumaho ngo mubeho? Ibi bintu murimo kubaka, murimo kubyubakisha iki? Ngaho nimumbwiza ukuri. Ibintu byubakishije amaraso n'imiborogo y'abanyekongo basahura igihugu, babasahura y'abanyarwanda, amarira, imiborogo, agahinda, abantu baricwa n'agahinda kubera no kubabuza gutaka bapfushije. None se ubu ntago bambwiye bati vuga uvuye aho? Bimwe bakumva nibyo, ubundi bati afite akanwa, afite akanwa sasa, ariko narababuriye ntabwo Imana izabimbaza. Ikindi namwe mutekereje neza, mwebwe leta ya FPR, mutekereje neza mugasubiza agatima impembero, mwasanga Imana yarabantumyeho kugira ngo nibura abana banyu bazarame. None murabarimbuje, murabakenyuye, murabakenya aho gusenga Imana, aho kubaha Imana, mwaramije umuntu. Cyubahiro cye ntizagihundi. Aho gushima ibikorwa by'ijuru, mushima ibyakozwe n'abana b'abantu. Icyubahiro cye ntabwo izagihundi. Ibi nutabyumvira n'akazi kawe, nubyumvira bizakubeshaho. Narababwiye benshi bayobozi bakira gihugu, narababwiye cyabahesha amahoro, narababwiye abitwa abakozi b'Imana, yo mutazansembura nkavuga n'ibyo ntagomba kuvuga. Narababwiye abategetsi bakira gihugu, mutazansembura nkavuga ibyo navuganye na First Lady, mutazankaza nkavuga byinshi navuganye na nyakwigendera Inyumba. Hari abandi navuga ntago mbavuze, ngo iki mutazatuma, ariko byanze bikunze bizagira aho bivugwe, nibyo, kuko ni hahandi n'ubundi ntago bibabuza gukora ubusa. Yes, Meshaki rero abari bamwitezeho ko umuhanuzi w'Imana amasengesho ye ngo azahagarika intambara, ntago ari byo, nta ntambara iri buhagarare, birimo birakiza umuntu ku giti cye. Iryo niryo tangazo nari mbazaniye kugira ngo nawe wiyarure, wikize ku giti cyawe. Ntujye muri rusange ngo Meshaki arimo arasenga, ngo arimo arazenguruka, ngo arimo arajya ku mipaka asize abadayimoni buzuye mu gihugu bafungiranye. Abanyarwanda bategetse ingoma ya FPR, Imana yayigereranije, narababwiye ubushize, nko kuba ufite gato nziza, ari amazu, arizo ziri akaburimbo, ari byo biri abishashagirana, ari byo bikubura we, akaba n'agakungugu kadashobora kugaragara. Ni nka keke nziza, gato nziza, imeze neza, none ukayifata ari amajyambere, ukajya kuyarira muri toilette za Kinyarwanda ziriya zanyagiweho bitumye hejuru, cyangwa ameza ugiye kuriraho akaba munsi yuzuyemo umwanda, ugaterekaho gato ukarya, kandi ukarya babiriraho, bararya n'ukuri, babiriraho bakabirata ngo bateye imbere. Uraratisha Yesu Kristo umwana w'Imana ko bateye imbere, kandi ishaka ko wezwa, ishaka kukizwa. Uramuratisha kuza ubwenge ngo bucakura bw'amayeri, ngo ubeshya isi, ubeshya abantu, ubeshya umuryango, ubeshya abantu, ubeshya. Uraratisha inde wakuremye, wakubumbye, ushaka kukongera kukumena? No. Kandi iyi si rero, iyi si wa mugani wa wundi nyicaho gusa, ndimo ndahita, ntabwo nyituyemo, kuko njye nitabye Imana kandi nkiriho. Hasigaye kuzamurwa impanda ivuze cyangwa gusinzira. Ngo iki niki se umuntu yaba yikopa koko? Mbabarira umbwire, urabona narangije gupfa koko?
koko n'abahiga n'abampiga sinzi icyo bashaka kwica mu by'ukuri barica iki se ntabwo bashobora kumbona kuko narapfuye desha wakwica uwapfuye wamukura hese n'umurambo ugaragaye ko bihanwa gushinyagurira umurambo. Meshaki muhanuzi w'Imana ndagusabira iherezo ryize nkuko nanjye ngisabira, ariko kandi Imana igukiza ubwo bumuga. Nukuri muri iki gihe cyari kigeze kugira gusarure, ariko ndebera ibintu urabizi we, urabizi uzumuzi n'umuhamuro, ndabizi kubizi, ariko irivuga butumwa ufite ntago rishobora guhagarika intambara igomba gusiribangwa abanyarwanda. Ntago bishoboka. Icyo ngicyo nicyo cyari cyanzanye ahanini, no kugira ngo abantu bakizwe. Kandi abantu munamusengere, turamusengere Meshaki, kuko ntashobora kubwira abanyamadini ko ari abanyabyaha bariya barepresentante, ariko ntibishoboka. Ntabwo bimukundira kubwira abanyepolitike ko bihane ko ari abicanyi birwa bamena amaraso bayagotomera nko gotomera amazi. None se igihugu cyakira gite? Byanyurahe ngaho nihagira uwundi muntu w'umunyabwenge cyane uzi gusesengura cyane ufite iyindi formule azambwire ukuntu igihugu cyuzuyemo amaraso, ukuntu igihugu cyuzuyemo ubusambanyi, ukuntu igihugu cyuzuyemo ubwicanyi, ububeshyi, uburyarya, ibi byose birimo ibigirwamana bahaye impapuro abasenga shitani. Bakomeje kurira keke muri toilette. None ni keke murimo kurira muri toilette muri wese apani za kizungu disi za kizungu umuntu yariramo. No, zaziri za kinyarwanda zakira kanyagokuru ari wacu ziriya wajyagamo ugasanga bitumye hejuru kandi imvura yaguyemo kuko ibyatsi birimo birafa. Yego icara murya keke rero nguko uko abanyarwanda bameze. Rwose dufite amajyambere hanyuma muyafite hejuru y'iki? Murakumira intambara kandi mu gihugu imbere irimo mwabanje mugatsinda iri imbere mu gihugu, nta kindi cyayitsinda. Ibi ni ibintu muzabwirwa. Ijambo ry'Imana ariko ni ukwihana gusa, ni ukwatura ibyaha gusa, abantu bagasuka hasi bagahereza Satani ibye, Imana nayo ikabona icyicaro cyayo, nta bindi. Uko niko kuri. Kandi nahitamo mbikunze cyane, nahitamo mbikunze mzakira kwitwa inyanga leta kurutako naba umwanzi w'Imana. Kuba umwanzi w'Imana no kugira gute? No kutavuga ibyagutumye. Nahitamo kuba inyanga leta nkuko ndi. Ntihazajye uzongera kuba ko ndi inyanga Rwanda. Okay? Yes. Munyarwandakazi kanuni. Ushobora kumbwira kwihana hagomba kuba harimo ibanga koko rikomeye, harimo imbaraga, kwatura ibyaha, harimo imbaraga, kwatura ibyaha no kunesha Satani, kwatura ibyaha no kwigirira neza, kwatura ibyaha no kwikunda. Ariko uzigukomeza gukorera utuntu ku byaha ubizi neza. Urabizi neza ko umwicanyi, urabizi neza ko umugambanyi, urabizi neza ko ibinyoma byagusabitse, urabizi neza kugira ishyari rimeze nk'igikorwa, urabizi neza ko muri wowe mbese ukozwe n'ibyaha, ariko ugakorera hejuru utuntu. Niki cyatumye Adamu atemera icyaha koko? Impamvu Sawuli atihanye ni iyihe? Yakomeje ubwibone kurinda apfaraguza apfajya kubapfumu. Ariko wowe urakina no kutihana, wowe urakina no kutatura ibyaha. Ariko niki cyatumye Yuda Iskariyoti atihana? Niki? Kuki byamukururiye kwiyahura? Kuki atakomeje kubaho? Wabuze impamvu bari abafarisayo bategeze bihana? Bagendaga bavuze inzogera bambaye n'amategeko kuntugo. Wabuze impamvu Ninive bihannye? Ubanza usobanukirwe. Wabuze impamvu igihe cya Sodoma na Gomora batihannye?
waba uzi impamvu igihe cy'umwuzure Nowa yavuze urwanga rukamurenga ntibihane? bamuvuga amagambo nk'ayo batuvuga niko bigenda, ariko nta hantu dushobora kuyahungira kandi araryoshye, kuko batayatuvuze ntabwo twaba turi abo turi. Uko niko bimeze, biraryoshye, niko bimeze. Yes, none se umuntu aba ari antikristo? Ni abantikristo se gute? Kandi ngera ikirenge mu cya Kristo, ntabwo nshobora kuba antikristo, ntabwo nshobora kunyura aho atanyuze gute se? Ndi mu nzira neza, yanyujije mu kuri bien, ngera mu bugingo bien. Uko niko bimeze bakundwa. Ubutumwa ndabubabwiye ngo naho mwakumva naho mutakumva, niba Meshaki Gatabazi umuhanuzi w'Imana ashobora guhagarara ku maguru abiri akabwira buriya butegetsi ko ari abicanyi, akabwira buriya butegetsi ko bazimagijwe n'ibyaha, ko bakoze ibibi biruta ibya Habyarimana na Bakayibanda n'abami, ko babakubye inshuro zitabarika, yabanje ariko kubwira abanyamadini urwo rwego narugeraho, bakabyumva, bakabyubaha, bakabyumvira, bakihana. Yemwe nta kindi gusa, dore icyo mfitiye ubwoba nuko ko niyo byavuga ubu, niba mvuze, niyo Meshaki yabivuga, niyo n'undi yabivuga ubu ngubu, ni kwa kundi Umwongereza yavuze ngo izi turete, mu Faransa c'est trop tard, Umunyarwanda ati byararenze. Imana nayo iravuga ikavuga yagera ahita stop. Ubu noneho umuntu ni we wenyine uri bwiyarure. None nagira ngo gusa mvaneho icyo kintu cyuko bashobora kwizera ngo intambara ngo ntayo, ngo ahubwo ngo bagiye gufata Kongo, bafate Uganda, bafate Ubirigi, bafate n'Ubufaransa. No, ubu umuntu arimo arakizwa ku giti cye, umuntu arimo ariyarura, umuntu arimo aritabara. Imiryango igiye gushira ibe decime, ishireho neza. Kubera iki? Kubera ibiriho, kubera uko barimo kwifata, kubera ubwibone. Oh mon Dieu, ariko kubanze FPR imbere ya Yesu. Umunyazarita ari hariya arimo kubireba akanabyumva, nagahutiraho nkanjye arihangana bikomeye. Naba nararemye ijuru n'isi. Hanyuma bakakubanza nge bakandeka ntakureka, ariko nabashobora byose, bakakuramya, bakaguhimbaza, bakakogeza, ngewe banditse ari ngewe waremye ijuru n'isi. Ariko nguki no Yesu, mwitonde abantu Yesu afitiye umujinya, mwitonde cyane, mwitonde pe, kandi mwitonde n'ukuri abo Yesu afitiye umujinya. Mwitonde, mwikiranure niba kundekere, mwikiranure na Yesu Kristo, niba kumparire, bamenye amaraso ni mwikara, niba ntacyo umaze, mwikiranure, niba utarabayeho, niba uri amateka gusa, mbe bararwana n'iki? Mwikiranure na Yesu Kristo, wabanza gupfa akazuba koko.
agaciro amaraso yawe bamwe ngura umuzungu bandi ngurira bura ariko bakundekeye bakumariye uri Kristo Mesiya uri umwana w'Imana uri umwami w'abami uri Imana nzima uri uw'abami wapfuye ukazuka none ntibakundekere bakumarire benshi bizi by'amatwi nkomeje kukuvuga kuko igihe cyawe mwami urajyana n'abagenda abuzuye ubugome basabitswe n'ishyari rijyana n'irari aho niba mve mu zuba bakundekere bakumarire uri ijambo w'Imana uwahozeho uriho kandi uzahoraho ndiho uri wenyine nkomeje inzira wanshiriye yangejeje mu kuri ubu nkaba ndi mu bugingo kandi naratsiratsije wowe ndeba gusa haleluya Yesu ushimwe Yesu uhabwe icyubahiro n'ukuri ubutumwa wampaye ndabuvuze mwuka wera ubugeze mu mitima yabo bwagenewe kuko ngo barahari hari abo Yesu ngo ashaka kwihera ubugingo haleluya hari abashaka kubohora imiryango yabo amen hari abashaka kugirira neza hari abashaka guhungisha kugira ngo batagubwaho n'iki n'ibibyago bitigeze bibaho kuva igihe igihugu cyabereyeho ariko sinzi n'ukuntu abanyarwanda babaye sinzi ukuntu imitima yabo imeze ntabwo mbizi niba ari umuruho ntabwo mbizi ntabwo nzi impamvu abanyarwanda bameze gutya ni ukuri ntacyo mfite nasobanura urababwira icyababeshaho bati ni wowe nyangarwanda eko mana urababwira uti nimugire gutya maze Imana ibarebe neza bati wowe uvuga uvuye aho edayeri ngaho rero noneho abababeshya abanyamadini bababeshya ko ari amahoro ko amatora aje ko bagiye gutora FPR ko ibintu bimeze neza abo ngo nibo beza kandi barababeshya ubabwiza ukuri yewe ntabwo mbizi mwitegure buri wese kwatura ibyaha bye uwo mufite ibyo mupfa ubyature ntabwo iyo ufite icyo upfa n'umuntu ngo ujye imbere y'Imana ngahore benshi Imana igenda ibasubizayo ngewe wigeze umbeshyera ngewe wigeze ungambanira ngewe wigeze unyiba genda abo wakoreye abari bo waturira niko bigenda naho ubundi uwo ninde ucokoje rurema ukomeje kumwicira abana ataziko tubereye maso ninde ukomeje kumucokoza narosubira mbiwe cyane kurambiwe agasuzuguro kabamwe bisumbukuruza bashaka kukugamburuza narose wemeye
ziragenda ziratera zirasiba zasiga n'uwo kirazira Imana bigenze bite uwo ninde ucokoje rurema ukomeje kumwicira abana ataziko tubereye maso ninde ukomeje kumucokoza ninde ukomeje kumucokoza narose ntawaguhagarika niyo yabajya cyangwa se undi ngo niyo twabirangana iki warahiye ko nta kabuza waravuze uravuguruzwa warageze uragereranya igihe cyawe ko cyageze se tarabawe baraba bande uwo ninde ucokoje rurema ukomeje kumwicira abana ataziko tubereye maso ninde ukomeje kumucokoza ninde ukomeje kumucokoza narose nanjye nyoboye ingabo zigomba kumvira umuremyi igize abandi ntibindeba kuko jye natumwe n'ijuru narose bitakira amabwire narose bitakira n'inzozi narose none hari mamo narose bitari ukurota uwo ninde ucokoje rurema ukomeje kumwicira ni Yesu Kristo mwese muri Yesu Kristo mumwakire mumwizere mwaturirana ibyaha niko Yakobo yavuze ibyo ufite upfa n'uwundi mwaturire ni wowe wigirira neza nikiza gukomokaho buriwe ariko abantu barikunda rwa rukundo rwa Satani rwa rundi rw'ubugome noneho bo bakaviva le présent ababyeyi nk'uko ingoma zose zabanje baviva le présent ntibitaye ku bana reba abana babanje uko bameze ntabwo ari isomo ntabwo abantu bazi kwiga ubu ngubu biriya bya FPR koko irasiga hehe abana n'abuzukuru barasigara hehe ko kishimye ko bo bakuze da kandi akaba aribo babikoresheje amaboko yabo nibo bisha abantu nibo baniza abantu nibo barashe nibo bashyizeho amasashe nibo bicishije udufuni nibo bakaranze ku bikarayi nabo babyeyi ubwo ngo barabyaye ngo bafite abana nabo ariko mana ariko ubu ngo nabo ngo bafite abana ngo bakurengera ariko mana yanyu ubu ngo nabo ngo bakunze abana ishyo waba umeze utyo uri umwanzi w'Imana muri iki gihe koko ukavuga ngo ukunze abana ukunze urubyaro nimugarura akenge mukunda urubyaro rwanyu nibe mwebwe mwarangiye Yesu we aba bantu bameze bate uri umwicanyi uri umubeshyi ibinyoma nibyo bigukoze none ngo ukavuga ngo uragirira abana neza uri umujura uragira abana neza urica ufite amaraso uragirira abana neza warabatanze bagiye gukenyuka batazi icyo bazize bagiye gukenyuka batazi icyo bazize badata bakundwa abakire Yesu nk'umwami n'umucunguzi nagira ngo bahamatangaza araho ngaho turategura amasengesho yo kugira ngo atwinjize muri gakondo kuva kuri 15 z'uku kwezi z'ukwa gatandatu ni kuwa gatandatu yego hanyuma kuri channel kuri chaîne yitwa igihe mu bihe hagiye kuzajya hanyuzwaho ibiganiro nabyo biduteguriza kwinjira muri gakondo haleluya rwose ibiganiro biduteguriza kwinjira muri gakondo biri kuri chaîne igihe mu bihe bigiye gutangira kujyaho hanyuma amasengesho tuzatangira kuri 15 z'ukwa gatandatu hazaba ari kuwa gatandatu tuzayakorera ahangaha kuri iyi chaîne ububyutse muri Afrika hagati Yesu aduhana umugisha reka nze mbahe inyongezo haleluya ndizera ko abimana yashakaga ko bumvise haleluya ndizera ko bumvise nukuri kandi nukuri bumvire haleluya iyo ni inyongezo y'abakijije yabiyemeje kwatura Mwami Yesu nubwo wari Imana niwashatse kubigundira wisize ubusa umugaragaro
kugira ngo amavi yose apfukame mu izina ryawe. Hari ibyo mu ijuru byose cyangwa ibyo mu isi no munsi yayo, kandi indimi zose zature kuri Uwiteka. biyemeje kwihana. Pilato yakwishongoyeho akwibarisha ibyo yumva nyabatambye, yakubajije niba uri umwami kandi wari we, wamushubije ku bwami bwawe atari ubw'iyi si turimo, kuyaba ari ibyo abagaragu bawe bari kurwana. Nicyo cyatumye ushyirwa hejuru, wabwa izina risumba ayandi yose, kugira ngo amavi yose apfukame mu izina ryawe. Hari ibyo mu ijuru byose cyangwa ibyo mu isi no munsi yayo, kandi indimi zose zature kuri Uwiteka. Pilato yakomeje kukwirataho, yongeye kukubaza niba uri umwami, wamushubije ushize amanga uti wakabimenye, kandi uti iki nicyo navukiye ndetse nicyo cyanzanye mu isi, ni ukugira ngo mpamye ukuri, kandi ukuri ni njye. Nicyo cyatumye ushyirwa hejuru, wabwa izina risumba ayandi yose, kugira ngo amavi yose apfukame mu izina ryawe. abemeye kwakira kuba inshuti ya Yesu, ngaba bagomba kuba mu gihugu cyamureke abari muri Satani. Kandi indimi zose zature kuri Uwiteka. Mu rukiko umaze kumwihorera, yagukangishije ububasha bwe, wamushubije umuhamiriza uti sigaho sigaho, nta bubasha bwo kugira icyo untwara utabuhawe buvuye mu ijuru, niyo mpamvu yunguye uko ngabije akurusha icyaha. Nicyo cyatumye ushyirwa hejuru, wabwa izina risumba ayandi yose, kugira ngo amavi yose apfukame mu izina ryawe. Hari ibyo mu ijuru byose cyangwa ibyo mu isi no munsi yayo, kandi indimi zose zature. kandi mwami abariye abihanye abiyemeje gusanga bagenzi babo ngo babaturire, uzabahe cy'isezerano. Wabwa izina risumba ayandi yose, kugira ngo amavi yose apfukame mu izina ryawe. Hari ibyo mu ijuru byose cyangwa ibyo mu isi no munsi yayo, kandi indimi zose zature kuri Uwiteka. Kandi indimi zose zature. Haleluya, haleluya. Oya, hari ikibaye rero, ndagira ngo abo tukiri kumwe
abumva bashaka kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwabo bakamwizera. Umuntu ku giti cy'ubu ngubu niko gukizwa bimeze, naho ibyo gukiza igihugu byo nta numwe kugeza ubu ngubu ushobora kuba yabishobora. ntawe ntawe, yaba wowe n'uriya cyangwa agiye cyangwa undi, ntawe. Igihe amahirwe Imana yatanze barayasuzuguye nk'uko bisanzwe iteka, hanyuma nayo rero iki n'igihe cyayo cyo kubasuzugura, akebo gakomeje kujya wamugarura. Rero uwo nguwo uciye bugufi, yewe mwana w'ubugingo uciye bugufi cyane, urakira Yesu Kristo. Ndakuyobora muri iri sengesho ryo kwizera. Ndabizi ko Yesu yanyemeje ubutumwa. Hari abashaka abandi ndi busengere bwa nyuma, nabiyemeze gusanga abo bahemukiye, gusanga mu mutima wawe birahari, uzi ukuntu wampemukiye, uzi ukuntu wenda unyanga cyangwa wamvuze cyangwa wangambaniye cyangwa wansebeje cyangwa wangize gute, ugomba kunsanga ukabinyaturira nkabyumva neza, nkavuga nti sawa ngaho ugenda amahoro. Nawe kujya kubibwira Imana se niyo wabikoze. Abashaka kwakira Yesu Kristo ngaho musubire muri iyi sengesho muti, mwami Imana, numvise ijambo ryawe, numvise imburira, none ndatsinzwe, nsinzwe n'ijambo. Ndakwakiriye mu bugingo bwanjye mwami Yesu, mbabarira ibyaha byanjye byose, ibyo nibuka n'ibyo ntibuka. Amaraso yawe nanyeza ntunganye, nyandukura mu gitabo cy'urupfu, mvana mu barimbuka, unyandike mu gitabo cy'ubugingo cy'abazaraganwa ubwami nawe. Haleluya. Mwami Yesu, ndagusezeranya kuhereye ubu ngubu nkwakiriye nk'inzira nyuzemo, nk'ukuri nsohoyemo, nk'ubugingo ungejejemo. Urakoze Data ko watanze Yesu umwana wawe ngo amenere amaraso ku musaraba i Golgotha. Urakoze Data ko wemeye kumugira inshungu yanjye, niyo nari kuba mpari ndumwe muri iyi si, umwana wawe yari gupfa yambaye ubusa. Ndagushimiye Data kubw'urukundo wankunze, ugatanga umwana wawe w'ikinege Yesu Kristo kugira ngo amfire, apfe mu kimbo cyanjye, apfe jyewe ambesheho. Urakoze kubw'ubuntu wangiriye mwami Yesu, urakoze kubw'imbabazi umpaye. Mwuka wera, ndakwakiriye ngo unyobore, umfashe, umbere umujyanama, undere, ungaburire ibiryo bikwiriye byo mu mwuka, mishurire ijambo. Ni vuba muri iki gihe, kuko Yesu agiye kugaruka. Mwami Yesu nugaruka, nzumva impanda, kandi nindamuka nsinziriye, nzasinzirire muri wowe, kuko hahirwa abapfa bapfiriwe muri wowe. Mwami Yesu, urakoze Data kumpaye agakiza kawe kabonerwa muri Yesu Kristo umwana wawe, mu izina rye risumba yandi mazina, izina yarazwe isi itararemwa, akaritsindira atsinze urupfu, akaridusigira ngo turikirizwemo, ni irya Yesu Kristo uw'i Nazareti. Urakoze. Amen. Data, ndakwereka abangaba, ndakwereka uyu nguyu utorotse iteka ry'igihinomu. Ibyaha yakoze byose ntibizongera kwibuka ukundi, kereka nakora ibindi ubukurikira. Abangaba kandi urimo uravuga ko ari bo bagiye kukuvugira nk'abasazi, bagiye kugukorera nk'abasazi, kuko bararushye, barabonabonye, kandi ni igihe cya nyuma. Ntabwo abanenganenzi ngo bihe kwigisha, ngo bihe impano, kandi baraboze ngo abantu ngo babemere. Reka da, aba baje bameze nk'abasazi. Ndabakuragije rero, mukabura nta muntu ushobora kubakwambura. Aba ni abakozi b'ejo bundi tuzatuma mu mahanga yose kujya kubwiriza ubutumwa. Aba ni ingabo uhagurukije, nta bunenganenzi, bo baje bahaza amagara. Ntabwo barimo kuvuga ngo babone ko ari ba smart, no, bahaza amagara. Izi ni ingabo watubwiye uhagurukije. Urakoze ku bwabukijije, mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Nuko mbasengeye kandi nuko bibabayeho,
uyu mwanya rero yewe wowe wasogongeye, yewe wowe wakijijwe, noneho wagira ukabimenyera kubera imigozi n'ibisagabaga n'ibisakamburira, sinzi iyo byaturutse, niba ari iby'iwanyu, niba ari ibya hehe, niba ari byo shitani yakuzanyemo kugira ngo azakurimbura gukenye. wowe uvuga Imana, wowe uvuga Yesu mu kanwa kawe, wowe utinyuka no kwigisha, wowe utinyuka no kubwiriza abantu ngo ukabagira ngo n'inama, ngo ukababwira n'ukuntu bagomba ngo kubaho mu buzima bwiza. we atura uwo muntu kuko urimo gusohokemo. Ndavugana nawe kuko nzi ko hari icyo Imana yakuvuzeho. Yewe wowe uri mu mahanga, yewe wowe uri mu Rwanda, yewe wowe uri mu umugabane, Uburayi, Amerika, Aziya, Oceania, Aziya, Afurika, yewe wowe ahuraho, umunsi uzahura n'ubu butumwa, Mwuka Wera azakugonge agusatura uwo mutima wawe ngo uhore uhishe, ukagaragaza ibyiza kandi warabuze. Uwo mutima Mwuka Wera ndagutumye ngo uwusature, kuko ukeneye kwabaho, kuko waramuremye ngo abe igikoresho cyawe. Aho ari ntabwo mpazi, ariko uyu mutima ndawugutuma umusature. Hari ushaka, hari umuntu ushaka Mwuka Wera, hari umuntu urimo guhiga kandi ugomba kumubona. Nta kikunanira Mwuka Wera. Wowe rero garuka, ni wowe ngiye gusengera. Garuka mu murongo. Imana ikeneye abasaruzi. Garuka mu murongo. Imana ikeneye uyu muririmbyi yavuze ngo imbere aha ngaha, imbere aho dukoze imitwe y'intoki aha ngaha, ibi ngibi mbona ndimo rwose, ndimo neza. Ngo haratambuka uwambaye uwejejwe, haraca uwejejwe apana kumwa, uwejejwe agapimwa. Hari umunzani maze iminsi mbona wakomeje kuza. Umunzani ntiwumva ntuvuga, utujuje ibiro urakuruka, ntabwo wambuka. Iyo wujuje ibiro uhita utambuka. Ubwo si ngo uzawubwira iki? Uzawubwira igiki? Uzawubwira icyesipanyolu, uzawubwira igifaransa, uzawusobanura mu cyongereza, uzawubwira igiswahili original cya Tanzania. Giye gusengera abangaba bakozwe ku mitima, biteguye kwaturirana ibyaha, biteguye kwaturira abantu bahemukiye, biteguye kwiyunga n'Imana n'abantu. Haleluya. Bakagaruka mu murongo, hanyuma Imana ikabakoresha noneho nk'ibisazi. Haleluya. Data, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, urimo urashaka abasaruzi, nibyo nta bakozi ufite, ndabizi. Ngo iki? Ndabizi ko abakozi ari bake cyane. Ndabizi abo ukeneye gukoresha mu bubyutse ko ari bake cyane, kuko benshi bagiye kwizira, bagiye gukenyuka. Uko ni ukuri. Warababwiye baranga, nta kundi. Ngo barashaka Simba FPR, barashaka n'ibindi, barashaka imivumo gusa. Ariko mwami, wigeze ubona abantu biyanga koko, ariko baba banangiye, hari ikintu kiba kiri ku maso, ndakwinginze kugikuraho. Egura kuri uyu nguyu urimo gushakisha uruhindu, mwegureho. Iki kintu kirimo kumukenya, iki kintu kirimo gutuma kigiye kumuteza indwara yo mu nda, iki kintu. Ariko hari umuntu n'ukuri, nutihana, nutatura, iyi ndwara yo mu nda izakugezayo. Impamvu ni iyi, warabwiwe inshuro nyinshi. Iyi ndwara yo mu nda izagukerereza wa muntu we. Yesu yemveshitishije muri wowe, ntabwo uzamuheza, ahubwo bazaguheza. Iyi ndwara yo mu nda ni utegereje kwihana koko, utegereje kuzihana, ururimi rutava mu kanwa ugaramye kwa muganga. Data, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, uwo washakaga wamubonye, umwe washakaga nokuri 99 ngo uhora wazisize, kuko zo ziba ziri ahantu safe. Uhora wazisize, uhora wagiye gushakisha bene uyu nguyu. Niyo mpamvu mwana w'ikirari yagarutse. Mubyeyi aravuga ati we mwana wanjye naramubuze we, none nguriya ngaho mugite mubaga muzane nayo akanzu muhiteri pasi. Niko bimeze. Ikirara kigomba kugaruka mu rugo. Ikirara niko gisengeye mwami. Ikirara cyarihisha kiragenda
ngo kirashaka amafaranga. Ikirara kiragenda kirabeshya kiraceza. Ikirara kirahisha ikirara cyabanga mwabo kigakunda abandi. Cyagiye gukunda bari yaho yaragiraga ingurube. Muri cya gihugu cyagiye gukunda abaho cyangwa abi cyangwa abi ibanga mwabo bari yanga bamujinya bari hima. Bari yanga n'umuntu mubi cyane. N'izina rya Yesu Kristo bari yanga mwebwe bari hima. Mufite ikintu ku maso, hari ibinure biri ku mitima, Mwuka Wera ubinyunyuza ubiharure. Ukuri ikintu ku maso, bagaruke mu nzira, bapfumuke, bature, basohore puberi, basohore ibibarimo byabatandukanije nawe, ukabafungirana. Bakaba bibwira ko bari mu nzira naho baratoromye. Ndakwereka abangaba imitima imenetse. Haleluya. Kuko ni indwara zihita zikira. Yes. Ibintu bikagenda neza. Niko bigenda. Iyo umuntu yatuye aba inshuti ya Yesu akaba umwanzi wa Satani. Ngo kuko Imana ibashaka. Haleluya. Ndabashingarishije rero abo ngabo baciye bugufi, abo imitima imenetse ihindiye umushyitsi ijambo ryawe, ndabashingarishije mwami. Icyubahiro ni cyawe. Haleluya. Nanjye undebe unyiteho, urabona ibyo ndimo ibi wandoshyemo, urabizi kundusha. Ariko wambwiye ikintu gikomeye uti nari nzi kuzabishobora, nabiguhaye nzi kuzabishobora. Haleluya. Kuko shobozwa byose nawe Kristo umpa imbaraga. Mwuka Wera akazi nakawe, jya muri iyo mitima ugendemo cyane, nanjye kandi unyongere n'imbaraga iz'umwuka cyane n'iz'umubiri. Urabona uko bimeze. Haleluya. Kandi ndakwerekana ya masengesho azatangira ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa gatandatu. Hazaba ari kuwa gatandatu, tuzajya tuyakora kuwa gatandatu, kuwa kabiri no kuwa kane, natwinjiza muri gakondo. Yesu yashyizeho umutima, mana yanjye ayashyizeho umutima, arimo arayishyuza kuko naho arashakamo abantu. Haleluya. Arashaka abantu, arashaka umuntu ku giti cye. Mva ibisarurwa bye ngo byeze, ariko abasaruzi bagiye mu migi nka badema, abandi bwo barashaka amafaranga. Abandi ntago bitaye kubakomokaho, ntago bitaye ku rubyaro rwabo, ntago bitaye ku buzima buri imbere. Nubwo baba bakiri mu isi, ariko byose mbibumbiye hamwe mwami. Ndabigusabye, ndabasengeye bose ndabasengeye kugira ngo abo ushaka, abo wantumye iyi message washakaga, ubabone mu izina rya Yesu. Urakoze Data kubw'urukundo rwawe n'imbabazi, nanjye nishyize mu biganza byawe nkuko bisanzwe. Ni wowe n'ubundi ntago ari jye urinze, ntago ari jye urinda, ntago ari jye uvuga ngo ugiye kuzanziza abantu. Hari ijambo wamvuzeho, iryo uraririnda ukarifuhira ukabamara abantu. Igihumbi ngo bakagwa gauche, ikindi igihumbi bakagwa à droite, kugira ngo ngiye nkomeze nsohoze icyo wamvuzeho. Uri Imana yanjye washyizwe hejuru mwami. Cyubahiro ni cyawe mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo w'i Nazareti, washyizwe hejuru. Haleluya. Urakoze Yesu. Cyubahiro ni cyawe. Cyubahiro ni cyawe gusa, nta wundi. Mwami Yesu nubwo wari Imana, ntiwashatse kubigundira. Wasize ubuso umugaragu kandi umaze kuboneka urukundo, wicishije bugufi bikabije, ntiwangana gupfa urupfu rubi rwo ku musaraba. Nicyo cyatumye ushyirwa hejuru, uhabwa izina risumba ayandi yose, kugira ngo amavi yose apfukame mu izina ryawe.
yumvishe ibyo yumva nyabatambye yakubajije niba uri umwami kandi wariwe wamushubije ku bwami bwawe atari ubw'iyi si turimo kuyaba ari ibyo abagaragu bawe bari kurwana nicyo cyatumye ushyirwa hejuru uhabwa izina risumba ayandi yose kugira ngo amavi yose apfukame mu izina ryawe ari ibyo mu ijuru byose cyangwa ibyo mu isi no munsi yayo kandi indimi zose zature ku Uwiteka. Pilato yakomeje kukwirataho yongeye kukubaza niba uri umwami wamushubije ushize amanga uti wakabimenye kandi uti iki nicyo navukiye ndetse nicyo cyanzanye mu isi no kugira ngo mpamye ukuri kandi ukuri ni jye nicyo cyatumye ushyirwa hejuru uhabwa izina risumba ayandi yose wari watandukanye none ukaba wasubiranye ariko Yesu usugize ari ibyo mu ijuru byose cyangwa ibyo mu isi no munsi yayo kandi indimi zose zature kuri Uwiteka. Mu rukiko umaze kumwihorera yamukangishije ububasha bwe wamushubije umuhamiriza uti sigaho sigaho nta bubasha bwo kugira icyo untwara utabuhawe buvuye mu ijuru niyo mpamvu yunguye uko ngabije akurusha icyaha nicyo cyatumye ushyirwa hejuru uhabwa izina risumba ayandi yose kugira ngo amavi yose apfukame mu izina ryawe ari ibyo mu ijuru byose cyangwa ibyo mu isi no munsi yayo kandi indimi zose zature ku Uwiteka. Nicyo cyatumye ushyirwa hejuru uhabwa izina risumba ayandi yose kugira ngo amavi yose apfukame mu izina ryawe ari ibyo mu ijuru byose cyangwa ibyo mu isi no munsi babarire natinze ariko nagira ngo namwe mbumvishe iyi ndirimbo ishyira Yesu hejuru. Rero turi kumwe mu minsi iri imbere amasengesho ni ku itariki ya 15 z'ukwa gatandatu ni kuwa gatandatu tuzaya tuyakora kuwa gatandatu kuwa kabiri no kuwa kane ni amasengesho duteguriza kwinjira muri gakondo tuyatangira saa 3 z'ijoro. Ndumva duhuje no mu Rwanda no mu Burundi. Haleluya. N'abandi bose muzababwire muzabatumire kugira ngo nyine twitegure. Haleluya. Hanyuma ikindi ni chaîne yitwa igihe mu bihe tugiye kuzajya tunyuzaho inyigisho ziduteguriza toujours kwinjira muri gakondo
nkumbuye gakondo yo mu ijuru, nkumbuye we, nkumbuye gakondo. Twe dufite gakondo yo mu isi na gakondo yo mu ijuru. Ariko twebwe turabanza tugere muri gakondo yo mu isi, hariya ni mu biyaga bigari. Haleluya, hagiye kuva ububyutse. Hagiye kuva ububyutse we, hagiye kuva ububyutse disi, hagiye kuva ububyutse. Hagiye kuva ububyutse, ububyutse bwaka umuriro. Ako se wagira ngo naronshinze. Mon Dieu. Mwese rero ucokoje rurema amatangazo muyabike ukomeje kumwicira abana ataziko tubereye maso ukomeje kumucokoza ukomeje kumucokoza narosubira mbiwe cyane kurambiwe agasuzuguro kabamwe bisumbukuruza rero atabakundwa ndabakunda cyane namwe mu nkunda ari urukundo rw'Imana ariko apana byahindi byo kubeshabesha ngo rwose ukazimana oya ntagusha ndashaka abankunda urukundo rw'Imana agapfa abandi baba bashaka kutuvaguriza mema nabigenze bite ucokoje rurema ukomeje kumwicira abana ataziko tubereye maso ukomeje kumucokoza ukomeje kumucokoza narose nawaguhagarika niyo yabajya cyangwa se undi naho ubutaha bene databakundwa turi kumwe. Amen.